Bakunzi ba Rwanda Gospel TV tubanje kubasuza mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo tubifuriza amahoro y'Imana mu bihugu buje kudutega amatwi mudukurikirana Imana ibahe umugisha kwanyukiye mu ntara y'Uburasirazuba akarere ka Kayonza umurenge wa Gahini akagari ka NYAMIYAGA ni ishyinguriro rya Pasiteri Mutabazi Boniface wa Rwanda Victory Mission ibarizwa mu kagari ka NYAMIYAGA kaho. Uwo muhango witabiriwe n'abantu batandukanye b'abakozi b'Imana n'abapasiteri bakoranaga umurimo kandi bagerageje kwirinda COVID-19 bifashisha kandagira ukarabe no gukaraba buri kanya, bambaye agapfukamunwa neza, ikindi bubahiriza n'intera ya metero 1.5. Mu gihe twageraga saa 3:49 turi gukusanya amashusho amwe namwe hirya no hino, saa 4:17 nibwo umurambo wa nyakwigendera Pasiteri Mutabazi Boniface wari uhageze aje bamuzanye mu rugo iwe. Agahinda n'umubabaro n'amarira menshi cyane ku bantu babanye nawe ari menshi. Yangu umwanya twawufata tugashima Imana bakugerageza Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, ijambo ryawe rirambwira neza ngo muri byose tugushimire, nyemero tugushimire Mwami Imana umugaragu wawe kugaruka muri iyi ngando. Turabizi neza yuko umukunze ushobora kuba twamukundaga kandi niyo mpamvu wongeye kumwisubiza. Rero muri uyu mwanya arahangaha nk'uko Mwami w'abami tukimara kumva inkuru aho tuti naruhukire mu mahoro, amahoro yawe abana aho wageze aba amahoro. Nyemerera kugira ngo amahoro abe mu mitima y'abarahangaha bose mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imigambi yose y'umwanzi Satani singwa mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose bigiye gukorerwa ahangaha reka bibarwe n'umwuka wera, kandi dutangiye imihango tugendane nawe, tutangirane nawe, tuze gusuzanya nawe mu izina rya Yesu. Imbabazi yatugiriye no kubuntu n'umugisha yatugiriye Mirayo bagenzi aheza tuzaru mirayo bagenzi. Mu gihe bateguraga aho bashyingura umurambo wa Pasiteri Boniface begeranya ibikoresho bimwe na bimwe, amatafari, amasima n'ibyuma, umurambo wa nyakwigendera Pasiteri Boniface bawujyanye mu rusengero aho yakoreraga bagiye gusezera. Tuguma no kwizera
ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. intebe ni ahantu babiri abandi bari yambaye n'abagore hanyuma abandi batwihanganire ntabwo ari uko wenda uzi intebe ariko twese gahunda uko riteye y'imihango y'uwo munsi kuyobora ni Pastor Ntambara William guturuka Rwanda Mission Victory rw'imiyaga Nyagatare. dushimye Imana rero mu ijambo ryayo rivuga ngo mu bihe byiza no mu bibi tujye duhora dushima izina ry'Uwiteka. dushimye Imana ko turi hano twese dufatanyirije hamwe kugira ngo duherekeze mwene data cyangwa se umukozi w'Imana Pastor Mutabazi bavanywe muri uyu mubiri. tudatinze rero reka twakire Pastor gakeya tuyobore mu isengesho anatuyobora no mu ijambo ry'Imana kugira ngo ducunguze uburyo umwe. ariko mbere y'uko wenda tumwakira reka twakire korali ya hano niba yiteguye, niba ihari kuko ntacyatubuza kuririmba Imana. uyu mureba witahiye yakoze umurimo udasanzwe kugira ngo wenda amateka ye y'agakiza kureba abantu batakuwemo byoroshye, ariko biranoroshye kugira ngo dushime Imana kuko mbere y'uko Imana iturema yaremye itangiriro turema n'iherezo. hanyuma rero niba umukozi w'Imana Boniface Mutabazi akuwe mu mubiri uyu munsi ntabwo byatuma Imana ko n'iryaherezo tujya tuvuga cyangwa tujya twumva. icyo nshimye Imana ni kimwe cyonyine, ni uko Boniface Mutabazi akuwe mu mubiri acyubaha Imana. cyonyine ni icy'agaciro. Yesu ashimwe. hari abantu benshi cyane barwara yagera mu zaburembe agatangira gushakisha ubundi buzima kandi arimo kurembera munsi, noneho umwuka ukarangira yarangiye gucumura ku Mana. nshimira rero Imana yuko ageze ku iherezo rye akiri umukozi w'Imana kandi agifite ibyiringiro bidasanzwe, agifite ibyiringiro waganira nawe ukumva aracyafite ibyiringiro, kumva ntabwo yashoboye, kumva ntabwo ntacyamutera ubwoba. Yesu ashimwe. reka mbere y'uko mvuga ku ijambo ry'Imana maze ko turi Pastor Boniface Mutabazi namubonye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1988 ukwezi kwa munani nibwo twabona mubona amaze icyumweru kimwe akijijwe azanye n'itsinda ry'ubutumwa wacu ari nawo munsi nani yakizwaga. kuva icyo gihe nabanye na Pastor Boniface Mutabazi
kugeza uyu munsi ugakuwe mu mubiri. Urumva rero ko muzi cyane, mpereye kuri icyo gihe namuboneye ndamuzi. Yesu ashimwe. Twarabanye ku icyo gihe, tubana mu itorero kugeza uyu munsi ugakuwe mu mubiri. Genda kuvuga ko ubuhamya ndimo ndi bumuvugeho cyangwa ndimo kumuvugaho ndamuzi neza, kuko byarenze kuba kumenyana, ahubwo biba ubuvandimwe. Boniface Mutabazi amaze gukizwa ntabwo yigeze asubira inyuma, ntabwo yigeze acika intege, yarakomeje atangira ari umujyanama, asoza ari umupasiteri, tukaba uyu munsi tugiye gushyingura pasiteri Boniface Mutabazi. Genda kuvuga ngo ntabwo yigeze asubira inyuma n'umunsi n'umwe, simbizi. Hari ibyo wenda umuntu yaguhisha akakwereka ibindi, kuko iyo hirya mu mutima habaye udufuruka twinshi cyane umuntu adashobora kumenya, ariko ibyo yanyeretse nibyo ngomba kuvuga. Yesu ashimwe. Twarabanye, akorera Imana, ari umuntu witonda cyane, ucishije make, udashobora kukwereka cyane ibyamubangamiye, udashobora kwereka cyane ko hari icyambabaje, ugasanga ibintu byose kuri we ari amahoro, ari amahoro. Nshimiye cyane Imana yuko Boniface Mutabazi uyu munsi akuwe mu mubiri n'ubundi umusanga akakuye ati ni amahoro. Kuwa gatatu nibwo navuganyeho nawe, ngira ngo ni nabwo yerekeye aho kuvuga. Yavuye aha ngaha atavuga, ariko ageze i Gahini atangira aravuga, avuganaho nawe, yewe umwana pasiteri nawe baravugana kuri telefoni, twumva dufite ibyiringiro yuko azagaruka aha ngaha avugana. Aho twibazaga yuko naho azaza atagenda nk'uko mwari musanzwe mubizi, ariko twumva yuko azagaruka aha ngaha ariko avuga. Ntabwo byashobotse rero. Ku itariki 29 twatunguwe cyane no kumva yuko umwuka uvuyemo. Turababara niko bigenda, amarangamutima tugira, murabizi, turababara. N'umuntu iyo yimutse turababara, niyo dushingiye turababara. Ibyo mbibona se buri gihe cyose, iyo umuntu mwabanaga hafi, iyo arimo kuvaho gutya turababara. Yesu ashimwe. Boniface kuva muri 88 ni umugabo wakirijwe, ahimbarira cyane gukorera Imana. Nta munsi w'ubusa wabonaga ahagaze ubusa adakorera Imana. Ageze inahangaha mu Rwanda, hari ahantu henshi cyane yagiye, ariko ahantu yabaye cyane n'ahantu hitwa Kamudongo, ni hepfo gutya. Abantu ba Kamudongo bamuziho izina ryitwa Murokore. Abiza abantu barakizwe benshi, bakaba barokore bagakizwa cyane, ariko bamuziho iryo zina. Ushaka ujuyoboza, ushaka izina rye ntabwo wamubona irisanzwe, ubona mu irangamuntu, ariko ujuyoboza ushaka Murokore wahita umubona mu gihe yarakiriho. Yesu ashimwe. Shimiye cyane rero Imana yuko ashoje iki gice neza. Yesu ashimwe. Shimiye Imana yuko ashoje iki gice neza. Ndasaba Imana kugira ngo Imana izadufashe natwe turagisoze neza. Ndongera gushimira Imana none, wenda uri gushimira Imana kubw'icyo ngiye kuvuga. Nongeye gushimira Imana none ku bwa pastor wacu Fina. Pastor Fina yaritanze mu buryo bwose bushoboka bubaho, iyaba byari ngombwa hari aho bigurwa. Yesu ashimwe. Ibyo ndavuga bigurwa murabyumva. Iyaba byari ngombwa hari aho bigurwa, ikintu cyari muri we cyatuma gapfa, noneho kikaba gifite aho cyari kiri gihenze, yari bukigure. Kuyagaragaza ubwitange budasanzwe, arwana nawe yifuza yuko twongera kumubona ari muzima ari aha ngaha, ariko ntabwo byakunze, ntabwo bigurwa amafaranga. Ndamushimira cyane rero
n'umuntu witanze bitumvikana ikibazo cya Pastor Boni n'umuntu witanze kugeza uyu munsi ubwo akuwe mu mubiri. Twagize igihombo gikomeye cyane gitumye dufite umubabaro tuzarinda dusaza tukiwufite. Twagerageje mu buryo bushoboka kugira ngo turebe ukuntu twazana abana be n'umugore we. Twari tubifite muri gahunda pasiteri yamaze kutubonera imodoka n'abantu bazajya kuganiriza umugore we kugira ngo tumugarurangara mu Rwanda, ariko haba hari cyagikumu byabihagaze bityo. Pasiteri Boni apfuye ababaye cyane. Natwe twamubonaga twarababaye. N'umuntu wabonaga akana kanyuzeho gutya agahamagara uri hafi aho ngaho akamubwira ati irukanga n'uriya mwana wanjye. Twarababaye, turacyanababaye, ariko uko bishoboka kose bizakorwa. Tuzababona kabone naho bataza bamureba, ariko bizashoboka. Yesu ashimwe. Icyo nicyo kintu kitubabaje cyane. Turaza kumva amateka ngaha baratubwira abana bariko ntabwo bari batwese. Birababaje. Yesu ashimwe. Ni ibintu byatubabaje cyane. Iyo wabonaga akana kagenda akagarura akana katarate bari kwa muganga igahini, biragaragara ngo bari kumwe na Derezo, abona akana kagira kuganira n'ibyo kwiruka ngari bw'Imana. Aha ngaha mu gihe bamutoraguraga, sibyo ko mu minsi ishize bamukingiraga mu nzu kugira ngo atagenda ariko cyo gushaka abana. Byoroshye, ariko biranoroshye. Niko kantu kamwe konyine ashaje, atuwe muri bibiri, afite akababaro ku bwindi, mu bindi bishoboka by'abavandimwe bagakoze, by'umugabo we bagakoze, by'abana bagakoze, byarakozwe. Yesu ashimwe, byarakozwe. Igihe cyose akenera kujya kwa muganga yajyayo, igihe cyose byabaga ari ngombwa yajyaga kwa muganga. Ubwo ndashimira itorero rya Nyamiyaga, ndashimira itorero rya Nyawera, byarakozwe. Ntabwo yabaye kwa muganga wenyine, abarwaza baraboneka. Yesu ashimwe. Kandi reka baboneke. Asize abana benshi, ari abo yabyaranye n'umugore we, ari n'abo yabyaranye n'umwuka we. Abana benshi. Yesu ashimwe. Ndashimira cyane itorero, ndashimira cyane Pastor Pina, Imana n'umugisha. Kandi cyonzi uwigishije ijambo ry'Imana riherekeza ni Pastor Gaceye Steven uturuka muri Rwanda Victory Mission ya Nyawera. ibyo ntabwo twavugaho bisozwe. Naho yoboye imihango yo gushyingura yose ni Pastor John Karimbanye kuva headquarter mu itorero rya Rwanda Victory Mission Kanombe. Buri wese yagiye avuga kuri Pastor Boniface uburyo akoraga umurimo w'Imana neza, akenshi bakundaga kumwita murokore, ni nako bamuziho ku izina rye. Haleluya. Reka biraba byose nibyo tunezererwe Imana. Pastor Boni mu gihe cye yagikoresheje neza nk'uko umubwiriza w'ubutumwa babivuzeho. Rero ndahangaha ndi intumwa nk'uko bivuze ya Rwanda Victory Mission, naryo torero ryamwimitse k'umushumba mu izina ry'umushumba mukuru wa Rwanda Victory Mission Mukamazimaka Josephine. Ngira ngo Pastor Steven yamuvuzeho. Pastor Boni yari inkoramutima ye. Ntekereza ko
turihanganisha umwana Kabuye, umwana we, umwana mubaye hafi igihe cyose, igihe kinini cyane. Imana izaguma warabibye kandi uzasarura. Pastor John Karimbanyi yavuze mu izina ry'itorero rya Rwanda Victory Mission n'umushumba mukuru Pastor Josephine ashimira abitaye kuri Pastor Bon nuko ari inkoramutima ya Pastor Bon n'uburyo yamufashaga. Yasojeje ashimira abamubaye hafi byimazeyo nka Pastor Josephine wamufashije muri byose hamwe n'akagore wamubaye hafi bari kumwe mu buzima bwe bwose. Uganda twagiye ahantu mu giterane musangayo ari umushumba mwiza pe, hari y'abashumba benshi, haye bakinguye itorero tujyayo mu giterane. Ntabwo twari duhuje itorero, twari tuvuye ahandi tugiyeyo tumusangayo. Yari afite udutabo tw'imfashanyigisho twa Bibiliya tw'abana batoya, nayo ifite njyango nk'imyaka 10. Ayatwigisha mbese yatahadusa ngigayin ngiyeyo nsanga ari umugwazi umurwayi, telefone ze barazinga ndamwana hanyuma rero ngira ngo dusoza ibisigaye abakozi bakomeza gukora uko bigomba gukorwa mu izina ry'umuryango wa Pastor n'umuryango nk'uko mwabibonye ndetse mwanabikurikiranye. Hari umuryango udakomeye cyane ariko hari umuryango w'itorero. Nkatwe rero nk'itorero rya Rwanda Victory Mission tuzicara nk'abayobozi b'amatorero bo muri aka gace kacu, Nyamiyaga, Nyawera, Kiyanza ndetse na Kigarama. Turebe icyo tugeneye Akagohire nk'uwabanye na Pastor Bon, abashaka umunota wa nyuma wo kumuherekeza aho muzaba mutari, ariko tuzakimugenera tukimushyikirize nk'umwana. Bashoje gushyingura umurambo wa Pastor Mutabazi Boniface, bahise bajya gukarabira ku rusengero aho yayoboraga. hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko data kitubohereza aheza
uwo muhango wo gushyingura Pasiteri Mutabazi Boniface witabiriwe n'abantu benshi cyane, abakozi b'Imana batandukanye n'abapasiteri bakorana umurimo nawe. Yari amarira menshi agahinda ku baturanyi be n'inshuti ze zose. Akaba yashyinguwe na Kagoyire wamubaye hafi, umugore, abana ntabwo twabashe kubabona, bari mu gihugu cya Uganda n'umugore we kubera iki kibazo cya COVID-19 cyababujije kuza. Asize abana 4 n'umugore. Abaturage bari baturanye nawe banejejwe n'uko yashyinguwe n'itorero, barishimira cyane no kumwitaho mu gihe yari arwaye cyose. Abaturage bashimye uburyo yashyinguwe mu cyubahiro n'ibikoresho bakoresheje byose. Murakoze, tuboneyeho kwihanganisha umuryango we, Imana igumize uburinde. Yari Rwanda Gospel TV, uwabagezagaho amakuru yari Tony Dona.